Reka nongere mbasuhuze abanjye aho muherereye hose, aho mu masibo agiye atandukanye agize umudugudu wacu umurage w'icyizere. Nongera kubabwira nti nimungire mbagire mu nkunde ndushe nkuko yandamukanyo yacu y'umunsi ku munsi yo mu mudugudu wacu nk'intore zo mu murage w'icyizere ihora. Nagira ngo rero mbasuhuze aho muri hose, aho muherereye hirya no hino ku isi, mu migabane yose igize isi ndababona. Ndabasuhuje cyane abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Afurika, abari muri Aziya, abari hasi iriya muri Australia. Ngira nti amahoro y'Imana akubeho aho uherereye hose. Nagira ngo rero nongere ngushimire wowe uri gukurikirana iki kiganiro. Ngira nti ongera urebe neza ko wamaze gukora subscribe, kandi nkomeza gushimira mwebwe mukomeje kunyereka ko turi kumwe, aho mugenda mubigaragarisha ibimenyetso, aho mugenda rwose mugira mutya muti reka tugume mu mudugudu wacu, ariko twongere duhamagare n'abandi baze dusangire ibyiza biba mu mudugudu wacu. Haba ari uburyo bwo kwiyubaka twebwe ubwacu, ubwubaka imitima, ubwubaka sosiyete, ubwubaka imikorere, amakuru duhanahana, ubumenyi tugenda duhanahana, maze muri ubwo buryo ukabikora ukora cya kindi twita sheya, aho buri wese ibiganiro bigenda bimugeraho. Kandi nongera kubwira nyine na buri wese aho ari ngo aze dushyigikirane. Rwose ni uruhare rwa buri wese rwo kuza tugashyira hamwe, ibyiza bigakomeza bikaramba kandi bikiyongera, ibibi rwose bigahabwa akato. Uyu munsi rero mu ruganiro rwacu tugiye kuganira kuri topic igira iti imbaraga zo kuvuga oya. Imbaraga zo kuvuga oya. Oya ni ijambo rigufi cyane, buriya ngo rwose riba ubanza ari naryo mu Kinyarwanda ariryo jambo rigufi rishobora kuba ribaho. Wenda hari n'andi muzambwira, ariko ni ijambo rito cyane rigizwe n'inyuguti eshatu zonyine, ariko imbaraga zo kurikoresha, imbaraga zo kurivuga zikaba ari nyinshi. Ni ukuvuga ngo ni ijambo rito cyane ariko rigoye kurivuga. Ushobora gutekereza ariko wa mugani kari akajambo ko ari gatoya, kuki umuntu kurivuga ari mu bizicyuye? Hari igihe kurivuga ari mu bizicyuye, hari igihe ndetse yemera agahemuka akaba yakora ibidakorwa, ariko ririya jambo rikamunanira ry'inyuguti eshatu. Buriya umuntu atinya kuvuga oya kuko hari ikintu cyangwa se umuntu, wenda byaba byinshi, ikintu cyangwa ibintu cyangwa umuntu cyangwa abantu yumva atifuza gutakaza, yumva atifuza gutakaza, kuko mu buzima bwe bwa buri munsi abona ko uwo muntu cyangwa se abantu, icyo kintu cyangwa se ibintu ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwe. Noneho akumva ko kuvuga oya bishobora kumuha amahirwe yo kuba yatakaza kimwe muri ibyo ngibyo. Bityo kuvuga iryo jambo ry'inyuguti eshatu bikamugora, bikagorana. Kuvuga oya ubundi mu by'ukuri ntabwo ari ubugwari, ntabwo kuvuga oya ari ikintu cyakubuza amahirwe, ahubwo kuvuga oya ni ubutwari. Rimwe na rimwe igihe ubona ko ari ngombwa, ni ubutwari ukwiye guharanira. Ni ukuvuga ngo ni ubutwari gute? Buriya kuvuga oya aho kugira ngo bibe ubugwari, ahubwo ni uburyo bwo kurinda ijambo ryawe. Oya ikurindira ijambo, oya ikurindira umwanya, ikurinda akajagari, oya irakurinda wowe ubwawe kuko uba wumva nta rubanza ufitanye n'umutima wawe. Oya ikurindira icyizere abantu bagufitiye ndetse n'icyo wifitiye wowe ubwawe. Oya ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo rwose ryiza cyane nubwo rigoye kurivuga. Gusa nyine abantu benshi bavuga ati nkuko nabivuze haruguru, nimvuga oya biragenda gutya, nimvuga oya biraba ari bibi, ariko ni ijambo ryiza ndetse rikurindira n'imbaraga. Ririnda ijambo ryawe, kuvuga oya birinda ijambo ryawe, bikurindira imbaraga, bikurindira igihe, bikurindira icyizere sosiyete igufitiye.
ntabwo rero ari ubugwari, ahubwo ni igikorwa n'ijambo ry'imbaraga. Ushobora kwibaza uti rero ni ryari ubundi, si ubundi buriya ni ryari umuntu yakavuze oya? Buriya umuntu yagakwiye kuvuga oya mu gihe ikintu uri gusabwa ko wavuga yego, wumva uri guhamanya n'umutimanama wawe kutazagisohoza. Ikintu wumva utazasohoza nyine ukavuga uti baransaba nakavuze yego, ariko se umutimanama wanjye uri kumbwira iki kintu, ukaba ufite imitima ibiri, iki kintu mu by'ukuri uzagisohoza? Aho wagakwiye kuvuga oya. Ahandi hantu wagakwiye kuvuga oya n'igihe muri icyo kintu wumva usabwa kuvuga yego kubera gutinya kwa gutakaza wa muntu cyangwa cya kintu kinyuranije n'amahame y'ukwemera kwawe, kikaba gihabanye n'indangagaciro zawe na kirazira, kandi icyo kintu ukaba utagifitiye n'ubushobozi. Icyo kintu ukaba utagifitiye ubushobozi bumwe cyangwa ubundi. Icyo kintu mu by'ukuri aho hantu mvuze wagakwiye kuvuga rya jambo rito cyane ryitwa oya. Buriya rero umuntu ashobora kwibaza ati ibyo ndabyumvise, ariko se nk'uko twabivuze kuki ijambo oya rigora abantu benshi? Nk'uko twabivuze haruguru, kandi namwe murabizi rwose, oya iragora pe. Oya iragora, rimwe na rimwe oya iragora. Impamvu rero ijambo oya rikunda kugora abantu benshi, ahanini ijambo oya rikunda kugora abantu benshi kwanga ko mbese umuntu abona ko wamwumviye ubusa. Umuntu akaza ukavuga ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe se, hari uburyo tuziranye se, hari aho duhurira, ni umuntu mukuru se, ukiha ibintu by'amarezo by'icyubahiro umugomba. Noneho yakubwira ati ndashaka ko unkorera iki, ndashaka ko umfasha iki ngiki, ndashaka ko bigenda gutya, ukavuga uti nimvuga oya arumva mwumviye ubusa. Cyangwa umuntu akaza gushakaho ubushobozi rimwe na rimwe, akavuga se igihe iki n'iki wangurije amafaranga ko nzayagirisha gutya na gutya na gutya na gutya. Kubera kwa kwirinda kwawe bigatuma ukavuga uti uyu muntu kuva bimbwiye nimvuga oya arumva ko mwumviye ubusa. Gutinya ko umuntu abona ko mwumviye ubusa niyo mpamvu usanga ijambo oya rikugora. Hari abo rigora umubare mwinshi. Si ibyo gusa rero, oya nanone iragorana mu rwego rwo kwanga gutakaza relationship yawe. Ukavuga uti niba uyu muntu relationship aba ari menshi, ni umuparteneri wanjye se, ni uwo dukorana se, ni umukorege mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukavuga uti iki kintu ansabye, iki kintu ambwiye, nimvuga oya relationship yacu irasenyuka. Bigatuma uvuga yego sometimes wumva utazanubahiriza, wumva utazanakora, ahubwo ugatangira gushaka kurwana n'umutima ureba uburyo uzabyikuramo, ariko nanone ukumva ntushaka kumuhakanira. Noneho ukavuga uti reka mvuge mbe mvuze yego, wenda icyo gihe nikigera nzamubeshya. Icyo nacyo ni impamvu imwe usanga oya igorana. Kwanga gutakaza relationship yawe, kwanga ko hazamo agatotsi. Hari indi mpamvu rero oya igora. Iyo ushaka kwakira inyungu nyinshi zitandukanye kandi udafitiye ubushobozi. Ahangaha turajya twifashisha ingero kenshi kugira ngo tubyumve, kuko sosiyete tubamo turayisangiye, ubuzima turabusangiye. Urugero nakoresha rushobora kuba rutarambayeho, rwarabaye kuri wowe, rwarabaye ku wundi se, rwarabaye ku mucuti wanjye, rwarabaye ku wundi muntu, ariko narubonye. Ahandi oya ikunda gukomerera kwivuga n'igihe ushaka kugwira inyungu nyinshi. Dutange nk'urugero, abatayeri. Ntabwo mvuze ko ari bose, ntibanyumve nabi, ariko rwose umubare munini
uragenda ukajya ku mutayeri ukamubwira uti rero umuvandimwe nje kukureba, nagira ngo udodere uyu mwenda ni uw'ikirori, dore ikirori ngifite ku itariki izi n'izi, uyu rwose uyu mwenda muvandimwe uzaba warangiye, uzaba wamaze kuwukora. Ati ya ati uyu nguyu ati ahubwo mbere yaho njye nzaba nawurangiza. Ati nta myenda myinshi mfite, kandi ubwo ukabuje uri nk'uwa kane. Rimwe na rimwe ikintu gitangaje, uba usanga n'icyo kirori mushobora kuzajyamo abaje gukanisha ya myenda munagihuriyeho cyangwa ari ibirori by'umunsi umwe. Nawe yagiye amubwira gutyo, nk'akazu ati ndashaka ko unkorera iki ngiki rwose, ndodere umwenda, dore mfite ikirori itariki ati kiranga. Akagenda karunda imyenda ikuzura. Kubera iki? Kwa kundi kuvuga ati nimpakana ariya mafaranga ndayabura, ariya mafaranga arajya ahandi. Akakwemerera, agatinya kuvuga oya. Si abatayeri gusa, abamotari. Simba mvuze ko ari bose, ariko ndi kuvuga ibyo bintu turabizi muri sosiyete. Umumotari rwose ukamuhamagara ukamubwira uti rero nshuti yanjye akira aka kantu, ugenda ukanshyirire umuntu, tuvuge niba uri ku Ruyenzi, aka kantu genda ukanshyirire umuntu uri mu mujyi. Motari ati rwose cyane. Akenshi rwose ufite n'umumotari wawe inshuti yawe pe, nta n'icyo mwapfa, kuko n'utwo tuntu iyo tubaye n'ubundi mukongera kubera bwa bucuti buragora. Umumotari akagafata akagakubita umufuka. Ubwo ni ikintu si n'umuntu atwaye. Motari agihaguruka ku Ruyenzi akikoza kuri arebisi, akabonye abantu bahagaze, akabashyizeho umuntu. Ntabwo ari bibi, ni inzira ziwe ari kwerekezamo, kandi ubwo uwo muntu ari gukorera ku gihe. Uwo muntu ashyiriye ako kantu nawe ari kuri pressure y'ikintu runaka. Rwose ikintu runaka avuga ati iki kintu nanjye ndagikeneye, bari kukimbaza, ihute kinzanire. Urumva ikintu kijya gutegerwa na moto, tuzi ubuzima bwacu bwa buri munsi n'amafaranga ya moto ni ikintu kiba cyihuta. Ari ikintu kitihuta wagitegera na bisi kikaza gakeya, cyangwa ukaza no kugifata nyuma wenda uvuye no muri ako kazi. Ariko buriya kenshi iyo ugiye gukoresha moto ni uburyo bwo kwihuta. Wamara kumukubita icyo kintu akabashyizeho umuntu, akaba amukubise Nyabugogo. Yamara kumukubita Nyabugogo, nibyo ni inzira zijya mu mujyi. Yagera Nyabugogo akimukuraho, undi akabamugeza akamubwira ati ndashaka kujya Kacyiru. Ati icaraho, deja aradeviye ntakomeje mu mujyi, ahubwo yiciriye ya Kinamba na za Kacyiru. Akaba amukubise ku Kacyiru avuga ati ningera ku Kacyiru ndahita mbona umpromokana, wenda nze mu mujyi ikintu ndahita nkizana. Agishyira umuntu hasi agiparika, ati ndashaka kungeza i Remera. Ati nibyo. Ati icaraho. Akavuga ati n'ubundi nimva i Remera ndahita ngaruka direct. Akigera i Remera ati ngeze i Kabuga. Mbese ubwo niko ba bantu babiri nabo baheze mu rungabangabo. Intambara zo kutumvikana zavutse, ibibazo byavutse, ingaruka turaza kuzigeraho. Ubwo rero n'ubundi buryo bwo gutinya kuvuga oya, kubera ko ushaka inyungu zigiye zitandukanye. Hari ubundi buryo rero umuntu atinya kuvuga oya mu rwego rwo kugira ngo icyo abanyarwanda dukunda gukoresha cyitwa batanyuzamo ijisho. Iyo uvuze ngo batanyuzamo ijisho, ni hahandi uba ushaka kwiha ubushobozi abandi bakwitirira ariko wowe wiyumvamo kudafite. Ariko kubera ko wabukwitirira ukabuhagararamo, uzi neza ko ntabwo ufite, uzi neza ko ntabyo ushoboye, kugira ngo kubera ko banyizeye bataza kunyuzamo ijisho. Reka nihe nk'urugero mpereye nko kuri jyewe. Jyewe mba mu ruganda rwa filime, mba mu ruganda rw'amafilime n'amakinamico. Mu by'ukuri ndi umukinnyi ariko si ndi umwanditsi. Ntabwo ngenda umwanditsi, nta nubwo mbishoboye rwose, sinababeshya. Hari abantu baba bazi ko kandi koko birumvikana, niba abantu bibera mu bundi buzima, iyo babonye ngo kanaka ni umukinnyi wa filime akora iki ngiki muri filime, bumva ko n'ibindi byose abishoboye. Byabaho, bibaho. Ushobora kuba umukinnyi, ukaba umwanditsi, ukaba umudirector, ukaba na sound man, ibyo bintu byose ukaba ufiteho nosiyo. Ariko noneho reka twivugire nkanjye utabifiteho nosiyo byose. Bifite nosiyo muri teori gusa, bifite nosiyo muri teori rwose,
ariko mu bikorwa simbishoboye. Njye ndi umwactrice, ndi umukinnyi wa filime, ariko si ndi umwanditsi wa filime. Ntago njye ndi umudirector wa filime. Ntago ndi umudirector wa filime, ntago nafata ijwi. Ndabizi uko bikorwa, nabivuga, wenda nazanabyiga, nazabyihuguraho. Internet yaraje muri bwa buryo twiye kubona ko umuntu agomba guhora nawe agendana n'igihe. Uzi ko abantu bagomba kugukorera ibintu byose, kuko buriya abantu bagenda gukorera ibintu byose hari n'igihe bizamo agasuzuguro. Ngira ngo twarabibonye muri twa dukosa twinshi duto abantu bagenda bakora mu buzima bwa. Mu kiganiro cyatambutse utarakibonye, wahita ugenda ukakireba, kivuga udukosa duto tujya dukora mu buzima bwacu, harimo na kuba uri statique udashaka kwihugura. Tugaruke rero, ni ukuvuga ngo jyewe niba ndi umukinnyi, sindi umwanditsi wa filime mu by'ukuri, sindi umwanditsi w'ikinamico, sindanabimenya mbizi muri teori, ariko ndateganya kubyiga. Ariko ugasanga nk'umuntu araje ni umushoramari, arashaka gushora imari muri urwo ruganda rwa filime, reka bari twifashisha, wenda kubera ko mfana, kubera se ko ari inshuti yanjye, kubera ko mbese afite muri ya masibo yacu atatu hari aho ari, nawe akareba akavuga ati umuvandimwe ko ngiye gushora amafaranga, reka no kumucishaho aya mahirwe, ni byiza. Ariko akabaraje akampamagara ati niko Marigari ntikarame, ati ndashaka gushora mu ruganda rwa filime. Nibyo. Ati rero akambwira, tukabivuga byose, ndashaka ko wayinyandikira ukanshakira n'abakinnyi. Ijambo ndabizi neza ko ibyo bintu ntabishoboye, ndabizi neza ko ntazi kwandika, ndabizi neza, ariko nkamubwira nti cyane nzabikora, mu rwego rw'iki ngo atanyuzamo ijisho. Ukaba wumva ko mbese kuba hari uri umukinnyi utazi kwandika filime, ukumva nk'ikintu cy'igisebo. Ntabwo ari igisebo, nyine buri muntu ahitamo inzira yakora, byaba byiza uzizi zose. Ariko se mu gihe utarazimenya, kuki utari kurinda ijambo ryawe, kuki utari kurinda icyizere cyawe ukabubwira umuntu ngo yego? Kuki udashaka kumubwira uti oya ibyo simbishoboye? Wenda nawe niba hari akantu ukeneye mu kantekereza ko kuvugisha ukuri ntabwo byica umutumirano. Ashobora no kubona ko wamubwije ukuri, akakubwira ati wenda uzanahambere, nawe uzakinamo, ariko uzanafasha muri ibi ngibi, ibindi ushoboye. Aho kugira ugende ubizambye, uvuga uti reka nakire ako kazi ngakore kandi n'akazi, umutima wawe ukubwira uburyo uzagaho undi muntu akagufasha, umutima ukakubwira ngo bifate, numara kubifata wowe amafaranga uyafate, hanyuma wowe uzasigara ushaka uzabikora. Hanyuma numara gushaka uzabikora, nawe ugirayo unusuraho. Ntutekereze ko ushaka gushaka umuntu ngo azagufashe ibyo bintu wamaze guha umuntu icyizere, yashoyaye, ariko noneho wa muntu wewe wizeye ko azagukorera bya bintu akakudesova. Urarangije mu gihe runaka atangiye nka projet, turi mu ngero, projet rwose ni umwanditsi arayitangiye, muvuye amafaranga no kunusura bizaza pe, za nyungu nyinshi n'ubundi navuze ziracyakurikirana. Ariko mu minsi mike yakwandika episode imwe ebyiri, kandi wenda twaravuze tuti iyo filime zabigizwe n'ama episode tuvuga 3, yamara kwandika ebyiri akaburirwa irengero. Ni ukuvuga ngo shenye cya cyizere turaza kubireba mu ngaruka. Iyo rero kwanga kuba kunyuza mu ijisho, nayo ni impamvu imwe ituma abantu batavuga oya. Hari indi mpamvu rero ituma abantu batinya kuvuga oya, ikigare. Twakoze ikiganiro, nshuti zanjye, tujye dukurikira ibiganiro byacu, twumve ibibera muri uru ruganiro rwacu, kuko ni ibintu bizadufasha umunsi ku munsi, ni ibintu bizadufasha mu buzima bwacu umunsi ku munsi. Ubuzima tubamo ni ishuri, no guhora twiga. Twabonye amoko menshi y'ibigare pe, tubona ko ari igitsure cyangwa igitutu ushyirwaho n'abantu runaka bitewe na relation mufitanye, bigatuma utaba wowe, ukaba wakora ikintu utatekerejeho. Ikigare rero gishobora gutuma utinya kuvuga oya. Ugasanga cya kigare cyawe babacuti bawe
baravuze bati turashaka kuzakora ibintu ibi n'ibi, turashaka kuzajya ahantu n'aha, turashaka kuzashora amafaranga mu gukora ibintu ibi n'ibi. Mu by'ukuri umutimanama wawe uri guhamanya nawo kutabifitiye ubushobozi, uri guhamanya nawo ko ibyo bintu wumva hari ingaruka bizakugiraho. Wubatse ubuzima bwawe nawe wubatse ubwabo, ni byiza n'inshuti zawe, ariko si ubuzima mubayemo ni bumwe, ku buryo wumva uhora kuri haraka yo kuvuga ngo ngendane nabo, ukemera ukavunika, hakazamo kuvunika bikagusaba imbaraga udafite kugira ngo gusa ukomeze ukipinge cya kigare cyawe. Ibyo rero nabyo bigatuma utavuga oya, kandi uzi kuzahuriramo n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hari ukundi kuntu rero ushobora gutinya kuvuga oya, ari mu buryo bwo kuvuga ngo utagirana amakimbirane n'umuntu runaka. Umuntu ukamubeshya ukamurereka, umuntu akaguhamagara kuri telefone, yamara kuguhamagara wowe ubwawe urabona ko nta mwanya uhari, umutimanama wawe uri no kukubwira ko rwose utari bumugarukeho, waje kumubwira ngo yewe ngo bukupye gatoya ngo ndaje nguhamagare. Wa muntu wari ugiye kukubwira cya kintu, siritu nk'abantu bakuze, tuvuge niba ari umubyeyi uri mu cyaro, niba ari umuvandimwe uri mu cyaro, niba ari inshuti yawe, wenda hari icyo yari agiye kukubwira, ntutumye kikubwira ngo uti ndaje nkugarukeho, nawe mu cyubahiro kugomba arakuretse, umuntu ntiwongere no kumutekereza, ukabona ko utari bunamuhamagara, ariko kugira ngo utagirana amakimbirane nawe ukamubwira uti ndaje nkugarukeho. Ukaba uzi ko hari amafaranga wambuye umuntu, ko hari amasezerano y'ikintu runaka mwari mufitanye, ibye urabifite, akaguhamagara akubwira ati ko nshaka ya mafaranga, warangiza ukamubwira ngo ejo uzaze uzansanga aha n'aha n'aha nanyaguhe. Urabizi neza ko aho hantu uzaba udahari, urabizi neza, ariko ntunagire impuhwe ngo uvuge hoya, ngo uvuge uti wenda udefande oya yawe, uvuge uti ntabwo ndayabona, kugira ngo gusa ngo utagirana amakimbirane nawe, ahubwo noneho ukamuteza ibibazo byinshi, akaba yatega, akaba yakwica gahunda ze, kandi urabizi neza kuri kumubeshya, kandi ijambo ry'inyuguti 3 ryari gutuma yumva atuje, wenda umutima nama we ukamubwira uti ukuyeho, aho kugira ngo umuteshe igihe cye, umuteshe umwanya we, noneho no mu mutwe we ahagera kuburi. Ibyo bintu rero byo kuvuga ngo ntagirana amakimbirane n'umuntu, nabyo bituma utavuga oya. Ubwo ni uburyo tubonye butuma umuntu atabasha kuvuga oya. Hari ubundi buryo rero nari nababwiye, hari umuntu ubaho akaba yumva yagira abantu bose neza, akumva yagira abantu bose neza, akumva bafitiye impuhwe, mbese abo bantu babaho ubwabo muri bo batagira ijambo oya, abo bita ba yes man cyangwa yes woman, akaba ariko yiremeye mu miterere ye, ari mbese ibintu byose yikiriza, ntanarindire gutekereza, ntabihe umwanya rwose, ntashake gutekereza, agahora ari yego, agahora ari ndiyo. Hari n'igihe uwo muntu abikoreshwa hanini n'ubwoba, tuvuge nk'abakozi baba bakora mu rugo, kubera wenda z'amahane ya nyirabuja cyangwa ya shebuja, ikintu cyose amubwiye akabona ko kitari bunashoboke, akayavuga yego yego numvise, agatinya kuvuga oya, mu rwego nyine rwo kugira ngo atagirana ikibazo nawe, cyangwa batamubonamo iyo faiblesse, cyangwa aho urabyumva. Ariko noneho hari umuntu w'ubwe uba witereye muri yes, ukamubwira uti rero dore mfite ubukwe itariki n'izi ndashaka kuzanyambarira, ati yo nzaba mpari rwose. Ubwo ntabwo haye promesse ko zaba hari, kuri iyo tariki hakaba hahurudutse undi, ati kuri iyi tariki rero ndashaka ko hari ikintu uzaza kumfasha, iwanjye hazaba hari ibi n'ibi, ati yo nzaba mpari rwose. Akongera hazaba hari inama y'umudugudu n'ibiki n'ibiki, yo nzaba mpari rwose. Ibyo bice ntiwabyicamo, ariko kuvuga oya
bikanga. Umuntu witwa yes man gusa na yes woman, abo bantu ubwabo babaho bimereye gutyo, wumva yafasha buri bantu bose, ariko kubera igihe n'uburyo bikanga, ugasanga byamuteranya n'abo bantu, ugasanga bamubona ukundi, ariko kuri we yumvaga mbese kuvuga oya bitakunda. Aho rero ni mu buryo bumwe na bumwe ijambo oya rigorana. Impamvu rigorana, twihuse rero twareba ingaruka zo kutavuga oya mu gihe kiri ngombwa. Tubonye impamvu oya igorana. Abantu batinya kwivuga, umubare mwinshi w'abantu utinya kuyivuga. Muri kwa gutinya kuyivuga rero, mu gihe byari ngombwa, birumvikana hazamo ingaruka, kuko ahanini wanze kuvuga oya kandi urahamanya n'umutima nama wawe nk'uko twabivuze haruguru ko icyo kintu utazagisohoza, ko nta bushobozi bwacyo ufite, ko gihabanye n'indangagaciro zawe na kirazira, ko gihabanye n'imyemerere yawe, ariko ijambo ry'inyuguti eshatu rikakunanira kurivuga kubera bya bindi twavuze. Kuba ushaka kudasenya relationship mufitanye, kubanga kuba kunyuzamo ijisho, kuba ari ikigare, kuba. Ingaruka rero ziraje. Watinye kuvuga oya kubera ibyo twavuze haruguru, ariko ingaruka ziraje zitari nziza habe namba. Ingaruka ya mbere rero nuko mu gihe utavuze oya kandi uziko ibyo bintu utazabishobora, uziko utazabisohoza, wica igihe cyawe n'umwanya. Ni ukuvuga ngo bigutesha igihe cyawe n'umwanya, wemeye ibintu utazakora, nawe ubwawe uri kubibona igihe cyawe gupfa. Ni ukuvuga ngo ibintu ufite ibintu byinshi bidahuye n'igihe ufite, cyangwa n'icyo gihe uragifite ariko ntabwo ari umwanya, hari ikindi kintu ugomba gukora kuri icyo gihe, kandi hari uwo wamaze kwemerera, hari ibyo wemeye gukora. Igihe cyawe rero n'umwanya automatikoma birapfa. Iyo bimaze gupfa rero gutyo, ahanini gahunda zawe z'umumaro nazo zirapfa. Niba igihe cyawe cyapfuye, wagiye ugisacrifiya, ugitanga mu kuvuga yego, ukarwana no kugira ngo usove wa mubano wawe, cya kigare cyawe, ya relationship yawe n'ibiki, gahunda z'umumaro zirapfa, kuko hivanzemo izitari ngombwa kandi witeye. Gahunda z'umumaro rero iyo izimaze gupfa, birumvikana ibyo bintu byose bigenda bikuzanira stress, utangira kugira stress. Niba igihe cyawe cyapfuye, gahunda z'umumaro zapfuye, bitewe n'igihe n'umwanya wawe wagiye weparupiya mu bintu bidafite gahunda, byose byaturutse mu gutinya kuvuga oya, of course stress ziraza, uba stress, uba stress rwose, ukajya ubona nta stability, mbese ukajya uhora umeze nk'umusazi muri uwo mwanya, cyangwa ukaba umeze nk'umusazi, ukaba udatekereza ku buryo ushobora no kuriramo ibintu byinshi, ushobora gukoreramo amaksida kubera ya stress. Igihe cyakubanye gito, ibyo gukora ni byinshi, gahunda z'umumaro zapfuye, hari aho bari kuguhamagara umumaro, hari izindi nshingano zikureba, byose kubera gutinya kakajambo k'inyuguti eshatu. Stress iravuka. Usibye n'ibyo ngibyo rero, muri ya stress hazamo n'akantu k'umuhangayiko. Niba waremereye umuntu uti nzakwambarira, ukemerera undi uti nzaza mu nama, mbese umutima nama wawe iyo yatari kikiri hirya, uhora umeze nk'uhangayitse, kuko uhora urwana n'umutima ukavuga ngo nzabikora gute. Umuhangayiko rero yuje, ugatangira guhangayika, stress birumvikana nayo ibiri aho hafi. Umuhangayiko na stress kimwe ni garamfurere w'ikindi, murabyumva. Si ibyo gusa rero, ntabwo ubasha kugera ku ntego zawe. Iyo watinye kuvuga oya,
mu bintu ubona ko utazashobora bihabanye na bya bindi wemera, ni ukuvuga ngo intego zawe no kugerwaho biragoye. Niba mvuze nti isaha ni ndaba ndi gutegura ikiganiro nzageza ku banjye, babajama banjye b'Ikigali ntifuza gutakaza, bakahamagara bati turi ahangaha tujoininge rwose, tujoininge dusangira akantu. Utangira unababwira iyo uri umuntu ngo ubwo nguri serious, ahubwo uti shati ndaje ariko ntabwo nicara, ndaje ntabwo nicara. Utangira wivugisha ngo ariko se ko numva bativa muri ibyo, utandaje ariko ntabwo nicara. Ati nta kibazo ngwino. Ugatinya guhagarara kuri rya jambo ryawe wari watangiye ubabwira ko ubona bidashoboka, ariko kubera za mpamvu zavuzwe haruguru zo kwanga kubatakaza, kwanga ko bakunyuzamo ijisho, kwanga ukirasayo. Kandi wari ufite indi gahunda, wenda iyo ni gahunda yawe y'ikiganiro cyawe wanagisubika nta wakurasa. Aho tuvuge wenda wari ufite gahunda ya interview y'umuntu wundi w'umumaro uzagufasha mu buzima bwa buri munsi, isaha mwayihanye hari abantu bakorera ku gihe, nubwo bajya batunyuzamo ijisho ngo ni amasaha yawe muri Afurika, ariko ako kantu twarakanze turashaka kukanga nubwo kanako kagoye, ariko hari abantu bakorera ku gihe. Ariko ubanje kujya gusova cya Kigali, kwa kugumana na relationship yawe, uragiye icara, fata agafanta kamwe ariko ndahita ngenda, mbese bikakurana kubabwira ngo sha naje ntari bwicane mfite gahunda, ugatinya kubivuga kugeza igihe ya gahunda isaha yayigeze. Uwo mwari mufitanye gahunda akabanza ahanini iyo ari we wari ugukeneye, ariko si yari wowe umukeneye, umwiciye gahunda, ashobora kwigendera no kuzongera kumubona bikaba ikibazo, kuko atangiye kukubona ko utari seriye cyangwa utari seriyeze. Ni ukuvuga ngo rero kutamenya kuvuga oya, zimwe mu ngaruka zabyo harimo no kutagera ku ntego zawe. Noneho indi ngaruka ni ukuvuga ngo uyitanga mu buryo butari ngombwa, ariho wazamo n'akantu ko kuvunika. Mbese ukumva wabera hose icyarimwe, nk'Imana, kubera ko wenda wifitiye ka kantu ka yes, ukitanga mu buryo budashoboka, ukabona ko ikintu umuntu ari kugusaba ngo ino ndebe nta mwanya ufite ibindi bintu, ariko ukemera ukitanga. Mbese kwitanga mu buryo budashobotse, utateguwe, budateganijwe, bikaba byakuvuna. Utangira kugenda uvunika mu mutima, kuko uri kwitanga aho uri gukoresha imbaraga nyinshi kandi mu bintu bitari ngombwa, ariko wabyemeye. Nabyo ni ikibazo. Mu bantu bakora iby'ubucuruzi, gutinya kuvuga oya hashobora kuzamo n'igihombo. Muricaye abantu baraje bavuga ati giye gukora projet runaka, buri wese azashora ngaya, dukora uyu mushinga. Ukagira n'ijwi rikubwira riti have, nta bushobozi ufite, cyangwa se have n'umutima nama wawe ukajya wumva ntibigenda, ibyo bintu bari kukubwira ukumva ntibigenda, ariko wowe ukavuga uti reka nshore ka kantu tujuru ko gushaka. Abashobora kuba ari mu buryo kugira ngo ukomeze ukipinge abo bacuti bawe mukorana, mu buryo kugira ngo batakunyuzamo ijisho ngo bavuge ngo wowe nta kintu ugira, cyangwa no mu buryo bwo kugira ngo ntabwo ntekereza ko aho ngaho ari mu buryo kugira ngo uzabone inyungu, kuko umutima ukubwira ko bitazashoboka, ariko ugasanga ushoyemo amafaranga sometimes y'umuryango, ubwo no gusenyuka k'umuryango bigahita biziramo, ukabura hombye. Rero ikindi, ingaruka zo kutamenya kuvuga oya bishobora kugutera umubabaro w'igihe kinini, cyangwa guhorana agahinda gakabije, kubera ijambo ryonyine oya utavuze, ugahora ufite umubabaro ukabije. Ingero umuntu wese yaziha. Hari izindi ngaruka. Kutamenya kuvuga oya bishobora gusenya relationship, ahubwo noneho aho wibwiraga kuri kuyisana, ahubwo noneho kutavuga oya bikaba byasenya ubucuti bwanyu, bugasenyuka burundu bukarangira.
indi ngaruka bishobora no kukuzaniramo igifungo. Kumenya kutavuga oya rwose bishobora kukwirukanisha cyangwa bikaba byazanamo n'igifungo. Tuvuga nk'urugero nk'abantu bakiba abasinyateri. Murabizi ko sheke, tuvuge niba ari abasinyateri 3, sheke mugiye gusinya igiye mu bintu bitari byo, bitariho, bidafite proof. Muricaye muravuze muti tugiye gusinya sheke kubera inyungu zanyu mwebwe mubifite mwebwe abasinyateri. Ariko umwe umutima nama ukamubwira uti ibi bintu mugiye gukora ntago ari byiza, ntago binyuze mu mucyo, ntago bikubahishije, nibijyanye no kwemera kwawe. Ariko ukareba abo bantu babiri uri uwa gatatu, uvuga ndiyo poza ku bantu babiri, ugahita ubara gatatu ukabura sinye. Iyi ngaruka zije nawe zikugeraho, ariko byarashoboka ko wavuga oya, ariko ntago wabishoboye kubera imwe muri za mpamvu cyangwa ebyiri twavuze haruguru. Izo rero ni impamvu zigiye zitandukanye zishobora kukugeraho mu gihe kuvuga oya byakunaniye. Ariko kandi birashoboka ko hari uburyo wavuga oya mbere y'uko izo ngaruka zinakugeraho. Ukaba wavuga oya, oya nziza y'ikinyabupfura rwose, ntigukomeretse, ntikomeretse n'uri kuyibwira. Kandi buriya abanyarwanda bajya bavuga ati ubupfura ni bubiri. Ubupfura burango wa bubiri, nta bupfura butatu bubaho. Ubupfura ni ukwemera no guhakana. Ubupfura ni yego na oya. Ntago oya twifata oya nk'ikintu kibi nkuko natangiye mbivuga. Oya, kumenya kuvuga oya mu gihe kiri ngombwa nabwo ni ubupfura. Bituma n'igihe umuntu azagushakaho amakuru bazagutangaho ameza, bikaba byaguha na opportunity mu kazi runaka. Abanjye uwo mutekano hari uwawanga. N'uruhare rwawe rero kuba wavuga oya, kandi ni byiza mu gihe biri ngombwa uhamanije n'umutima nama wawe. Reka rero ikiganiro tugisoreza ahangaha, nongera kubasaba ngo munshyigikire. Inshuti zanjye munshyigikire, mubwire n'abandi, twige, tumenye, mukore subscribe, mukore share, comment na like. Ahasigaye icyo nababwira, amahoro Imana itanga aruta y'umuntu wese yakwibwira, abane namwe n'imitima nama yanyu n'ubwenge bwanyu n'abanyu mwese n'abawe bose. Bye, ndabakunda.